ahasanzwe hategerwa amatagisi. Niho rero kano kanya Tiana aba ahagaze, aba ari kuvugana n'umushoferi kugira ngo amutware. Gusa icyo atabonye ni uko agasakoshi yari afite kari karimo telefone, ibyangombwa bye n'ibindi bintu byose yagasize ku ntebe yari yicayeho, aho nyine abagenzi bategerereza, maze akifatira varize yonyine. Yinjiye mu modoka, maze bageze aho yagombaga kuvira mu modoka, umushoferi aramubwira ati nyishyura. Nyamara Tiana yashatse amafaranga arayabura, yashatse agasakoshi, ashaka telefone, abura ikintu na kimwe. Yikoreye amaboko maze atangira kubisobanurira uyu mushoferi ko rwose ahari ashobora kuba yataye agasakoshi ke ahantu yari yicaye. Uyu mushoferi ati ceceka, abakobwa b'abatekamutwe twarabamenyereye, wishaka kuntekera umutwe, ndashaka amafaranga yanjye. Uyu mukobwa yakomeje kwisobanura, ariko umushoferi akomeza kumubwira nabi, amwita umujura, amutuka, amubwira n'ibindi byose. Tiana rero yakoze muri iyi varize, maze akuramo bike ndetse n'urupapuro. Yaramubwiye ati akira, andika nimero zawe, maze nimbona amafaranga nzayakoherereze. Uyu mushoferi yaramubwiye ati sinayasiga, ntabwo nagenda ntayabonye. Ukeka ko ngewe nkorera ubusa? Ukeka ko se esanse batanyishyuza? Muri kano kanya rero Nasa ni umusore widodera inkweto hano hafi. Yari avuye rero kugura ubudodo bwo kudodesha, yabonye abantu bameze nk'abari gutongana, maze aza kumva ibyabaye. Naho rero uyu mushoferi yahise abwira uyu musore atanazi ati abakobwa bigize abatekamutwe gusa, urambonera ngo arashaka kuntuburira. Uko yabivugaga rero Tiana wari ufite umujinya mwinshi, ndetse rwose ubona ameze nk'umuntu ufite stress zarenze, yatangiye gusakuza atabajura n'abatekamutwe ni ab'iwanyu bose, ndetse n'igisekuru cyose ukomokamo nibo bajura n'abatekamutwe, uranyumvira? Yatangira no kumusomera nawe amubwira amagambo yose yishakiye. Nasa rero yabwiye Tiana atariko rero wakabaye nyine uca bugufi, maze ukamusaba imbabazi umwinginga, kubera ko urumva ko uri mu makosa. Kano kanya rero Tiana yahise amusamira hejuru ati nagatanga, ikindi bari gukora n'ubusanzwe nyine abagabo bashyigikira abandi bagabo, urumva ngo uraza ujya ku ruhande rwe, nawe rwose nta kindi nari kukwitegaho. Naho rero uyu musore yahise amubwira ati ariko ubundi wa mukobwa we ufite amahane menshi, ntabwo wumva yuko ikibazo ari icyawe? Tekereza ko udashobora no kwishyura tagisi igutwaye, none uraho ngaho uri kuvuga? Batangiye gutongana rero, maze Nasa ararakara koko. Yahise abwira uyu mushoferi ati uyu mukobwa w'umutubuzi ntaguceho rwose ataguhaye amafaranga yawe, ayaguhe uko byagenda kose. Nasa yahise yigendera, maze n'ubundi asiga intambara ari intambara hagati y'umushoferi ndetse na Tiana. Uyu mushoferi rero yabonye ko ashobora kuza guhomba, maze ahita afata varize ya Tiana ati ndatwara iyi ngiyi, nutampa amafaranga ndiyishyura ibiri muri iyi varize. Batangiye kwirwanira, intambara ikomeza kurota. Naho rero Nasa yinjiye nyine ahantu yadoderaga, dore ko hari hicayemo mushiki we mutoya nyine witwa Jessica ari kudoda, maze Nasa ahita amubwira ati ariko abakobwa b'iki gihe barananiranye, uzi ko mpuye n'umukobwa wicuruza, ariko ikintu gitangaje urakizi se? Tekereza ko nta mafaranga afite. Jessica yarasetse ati ngo iki? Ati gute yicuruza se kandi akaba nta mafaranga afite? Ati gusa nyine ibyo ntubitekerezeho cyane, ndabizi iyo hari ikintu nyine kigukoroze mu mutwe, business yacu biri kwangirika, reka twikorera akazi, ahubwo mbwira ibyo wari ugiye kugura wabibonye. Bahise bakomeza nyine kwiganirira, ariko hanze rwose ishyamba ryari rikomeje gushya. Jessica rero abaza Nasa ati none se ko ndeba rwa rudodo rudoda inkweto z'amakwire utigeze uruzana, kandi ubizi ko ari rwo twari dukeneye kurusha ibindi byose? Urabizi ko dufite inkweto nyinshi hano zo kudoda kandi nubwo tugomba gukoresha? Nasa yahise amubwira ati sinumva ukuntu nabyibagiwe, kuko nagiye ari byo no gutekereza ari nabyo nashyize imbere, ntabwo ndi kumva ukuntu naba nabyibagiwe. Jessica rero yahise amubwira ati noneho nta kibazo, reka njye kurwizanira, mpereza amafaranga maze njye kuruzana, wowe usigare nyine undangiriza zino nkweto n'ubundi nari natangiye. Nasa rero yamuhaye amafaranga ati hute maze ubanguke. Jessica ati iminota mike y'urabo mbonye. Yarasohotse. Jessica ageze ku muhanda maze asanga n'ubundi hagati y'umushoferi ndetse na Tiana ruracyambikanye. Noneho rwose ibintu byari bigeze kure, dore ko Tiana ari kubwira umushoferi atari kubu uri kunsebya kubera ibihumbi 10. Naho uyu mushoferi atukumva ni bikeya rero, ati mwamenyere guteka umutwe wabona undi nk'umuntu w'10 uwutekeye uyu munsi.
Kano kanya rero Jessica yahingutse hano maze asanga rwose ibintu bimeze nabi, ati none se ati byagenze bite, kubera ko we yabonaga ibintu bari gukora bitabaho, dore ko uyu mushoferi yari ameze nk'ushaka kurwana na Tiana. Atari kuwa mushoferi we nta nubwo wubaha abantu b'igitsina gore, gute uri kurwana n'uyu mukobwa, ntabwo ubona ko ari umukobwa? Tiana rero yari abonye umuvugira kuva igihe yahereye atongana, ati mumbwirire ni ukuri, mumbwirire, ati tekereza ko ari kunkorera ibi byose kubera ko nananiwe kumwishyura, kandi namusobanuriye ko nari mfite rwose isakoshi irimo amafaranga menshi ndetse nari mfite na telefone, ibyo byose sinzi uko byagiye. Ndi kumubwira rero ngo nibura mpe nimero ze nshaka amafaranga ye nyamwoherereze, ariko ntabwo ari kubyumva. Jessica ati ariko se kubera icyo utari kumwumva kandi yagusobanuriye ibintu ari kugusobanurira urumva bitumvikana? Naho uyu mushoferi ati ceceka wa mwana we, wowe ntabwo uramenya ab'iyi si, bareke ntabwo ndi buve hano atampaye amafaranga. Jessica rero yahise akura amafaranga mu mufuka amwe nyine bari bamuhaye kugira ngo ajye kugura ubudodo, maze aratangira arayareba. Naho rero Tiana yari ari kumubwira ati ni ukuri ndumva ndushye, ndumva naniwe, stress zose nari mfite, none n'uyu mushoferi anyongereyeho izindi. Jessica yahise amubaza ati ubundi se nangahe? Nabo bati ni 10,000. Jessica rero yahise avuga ati buse aya mafaranga ko hari ibyo musaza wanjye yarantumye. Naho rero Tiana we yahise n'ubundi yongera ubona arababaye kuko yaramaze kugira ngo ahari uyu mwana agiye kumufasha. Jessica yabonye rero ukuntu Tiana n'ubundi ababaye, maze ahita yongera akuramo ya mafaranga ahita ayahereza uyu mushoferi, ati ngaho genda muhereze varize ye gira vuba. Jessica yahise abwira Tiana ati noneho wakwigendera nta kibazo. Tiana rero yari imyoje maze ahita amubwira ati wagira ngo se mfite ahantu ndi bujye? Nta hantu ho kujya rwose mfite. Jessica yahise atangira kumubaza impamvu nyine ari kuvuga ko nta hantu ho kujya afite. Tiana tumva nabanaga na uncle wanjye none yanyirukanye, simfite aho njya, mbese bananyibye buri kintu cyose nari mfite, amafaranga yanjye yose bayatwaye na telefone, nta hantu ho kujya mfite kano kanya. Jessica rero yahise amubwira ati noneho niba nta hantu ho kujya ufite, ngwino nyine tube tujyanye ku kazi aho dukorera, kubera ko musaza wanjye ndakeka rwose ari bwishimire kukubona no kugufasha. Baragiye rero bakinjira muri atelier aho badoderaga nyine inkweto. Tiana yahise abaza Jessica ati urakoze ariko kunzana hano, ariko nanone mfite ikibazo gikomeye. Ubu se ababyeyi bawe ntibiri bubarakaze kuba unzanye hano kandi utari usanzwe unzi? Jessica ati rega nta babyeyi tugira, ni njyewe na musaza wanjye twenyine tubana, kandi musaza wanjye ni umwana mwiza cyane, ndahamya rwose ko atabangamirwa no kukubona, ahubwo arishimira kugira icyo agufasha, ndabizi neza cyane ko biri bumushimishe. Tiana ati noneho rwose Imana ishimwe. Muri aka kanya rero bari kuvuga na yahise yinjira akikubita amaso uyu mukobwa, bose bararebanye maze buri wese ahita abwira undi ati ni wowe? Jessica rero yahise ababaza ati none se muraziranye, hari aho mwigeze muhurira? Umusaza we yahise amubwira ati uyu ni wa mukobwa nakubwiraga, ati ahubwo se ndakubaza ubundi umujyanye hehe? Uyu muntu umujyanye ko ari umutubuzi? Naho rero Jessica ati hoya rwose ntabwo ari umutubuzi, musanze hariya ari gutongana n'umushoferi, wabonaga ko rwose afite ibibazo, ntabwo rero ari umutubuzi. Umusaza we ati cecekere ntabwo we wabimenya. Naho rero Tiana we rwose birumvikana yari yabuze icyo avuga. Na Salo yahise abwira Jessica ati mufata umusubiza aho umukuye, njye sinshaka kumubona imbere yanjye, mujyane gira vuba, ikindi kandi uhite wihuta ujye kuzana ibyo nari ngutumye. Jessica rero yahise amubwira ati nyine kubirebana n'ibyo wari untumye, amafaranga nayamwishyuriye kuko nabonaga bamumereye nabi. Nasa noneho yahise yenda nko kumukubita ati nta soni, uri kuvuga ngo wayamwishyuriye? Uyu sine nabikubwiye ko ari umutubuzi, urifasha ufata amafaranga yanjye ujya kuyishyura ngo urishyurire uyu nguyu, ndayashaka kandi byihuse. Yahise atangira kubwira Tiana ati sinzi uko uri bubigenze, ariko amafaranga yanjye ndayashaka kandi mu gihe gito gishoboka. Tiana ati nta mafaranga mfite, ni ukuri umbabarire kandi byose ni amakosa yanjye, ntabwo ari amakosa y'uyu mwana, mbabarira ndakwinginze, maze umpa akazi nibura ngo ukorere kugira ngo nkwishyure amafaranga yawe. Nasa yaramubwiye ati ariko njyewe rwose ntabwo nkeneye nyine umukozi, ikindi ariko kintunguye ni uko ntarinzi ko burya ushobora no kwinginga umuntu uri kumusaba imbabazi.
Tiana rero yahise amubwira ati ni ukuri mbabarira rwose nta mafaranga mfite ariko nakora buri kimwe cyose, wambwira kuzajya nkubura hano, wambwira kuzajya mpakoropa, nta na kimwe ntakora maze nkishyura ideni ryanjye. Noneho niba ufite n'ubwoba ko nagenda nta kibazo, ngume iwanyu nyine kugira ngo utagira ubwoba ko nzagutwarira amafaranga. Nyamara yari ari no gukurura yishyira kugira ngo yibonere aho acumbika kubera ko nta n'ahantu ho kujya yari afite. Nasa rero yabonye ukuntu asabye imbabazi maze aramubwira ati nta kibazo, ugiye kuzajya ukora wishyura aya mafaranga. Jessica rero yamujyanye mu rugo, bakigerayo yahise amubwira ati aho tuba rero ni hano, gusa Tiana yaraharebaga nyine ukabona aratangaye kubera ko n'ubwa mbere yari ageze mu nzu imeze gutya. Ubwo nyine ni inzu iciriritse cyane kubera ko uyu mwana ntabwo ubuzima bumeze gutyo ubundi yari abumenyereye. Jessica rero yaramubwiye ati hanyuma rero kubera ko nyine hano hari ibyumba 2 gusa, ubwo ngewe nawe tuzajya turara mu cyumba kimwe. Tiana yahise amubwira ati urakoze cyane kandi rwose njye ntabwo bimbangamiye, ahubwo wowe umbabarire kuba ndi kugutera mu cyumba cyawe. Jessica ati hoya nta kibazo rwose, nanjye ahubwo ndakwishimiye kandi rwose ndakeka ko iminsi tuzamarana tuzabana neza nta kibazo. Tiana rero yongeye kumushimira kuba yamufashije, kuba ndetse rwose yihanganiye buri kimwe cyose cyamubayeho ariko akemera kumufasha. Tiana rero yabwiye Jessica ko yifuza gukaraba, naho rero Jessica yaramubwiye ati nta kibazo ndahakwereka, dushe yacu na toilette biba hariya hanze. Tiana yahise atangara ati dushe na toilette hanze? Naho rero Jessica yaramubwiye ati ni ubwa mbere si ibyo bintu byumvise? Tiana ati ni ubwa mbere rwose mbyumvise, gusa nyine nta kibazo ugenda uhanyereke. Nubwo yatangaraga ariko ikintu cyose bamubwiraga yageragezaga guhita nyine yiyakira akigira nkaho icyo kintu yari asanzwe akizi, ariko nanone ntibyaburaga nyine kumutungura akabanza akavuga nyine nk'umuntu utangaye. Mu kanya rero bagiye gufata amafunguro maze Tiana arebye abona nyine ibyo bagiye kurya ni ibiryo rwose bigizwe n'indyo ituzuye, dore ko nta byubaka umubiri byari birimo, maze ahita ababaza ati none se murya ibyo kurya bitagira amaproteine? Naho rero Jessica yahise amubwira ati nyine ihangane, ntabwo twebwe twabasha kugura ibyo bintu kubera ko ikintu cyonyine tujya tubasha kugura ni amagi, nabwo rimwe na rimwe, naho rwose icyerekeranye n'inyama cyo zirahenda ntabwo twabasha kuzigondera, ihangane. Naho rero Tiana yahise abwira nyine Jessica ati ariko nyine ntabwo ari byiza kurya indyo ituzuye, urumva nyine umuntu ashobora guhura n'ibibazo. Nasa rero wari wanarakaye yahise yegura amaso maze aramureba nabi ati niba ushaka kurya urye cyangwa niba utabishaka ubyihorere, hano twebwe iyo tubonye amafunguro dushima Imana ko yayaduhaye, nawe uri kuvuga ngo kubera ko nta maproteine arimo ngo ubwo ntabwo uri burye. Yahise anarakara maze ahita ahaguruka. Tiana rero yahise abwira Jessica ati ndakwinginze mbabarira, ntabwo rwose nabishakaga, ntabwo nari nzi ko biri mu murakaze kuriya, mbabarira. Naho rero Jessica ati hoya nta kibazo, birumvikana nyine ko wowe aho wabaga ari uko byari bimeze, wari umenyereye ko ibyo kurya byawe biba biriho amaproteine, naho twebwe si uko bimeze kubera ko buri munsi ntabwo rwose tubasha kuyabona. Mu kanya gato rero Jessica yagiye kureba musaza we maze asanga yicaye wenyine. Yaramubwiye ati ariko ni ukuri nyine tubabarire. Naho umusaza we atumva ngewe nakurakariye ntabwo ushobora kubyumva kubera ko niwe wazanye uriya mukobwa hano. Jessica yaramubwiye ati ariko uriya mukobwa nta hantu ho kujya yari afite, ntabwo nari kumusiga ku nzira, urumva nyine ngo yabanaga nawe ko we none yamwirukanye, rero rwose ntabwo nari kuhamusiga. Nasa rero yaramubwiye ati none se ibyo ngibyo yakubwiye wabyizeye? Ngewe uriya mukobwa sinamwizera habe na gatoya. Naho rero Jessica ati kandi ikindi urumva yakwemereye ko nyine azaguma hano akadufasha kugira ngo akwishyure amafaranga yawe, kandi urumva ko nagufasha akazi kazatworohera kurushaho kubera ko urumva akazi twakoraga turi 2 noneho tuzagakora turi 3. Ngewe ndumva rwose ari igitekerezo cyiza kuba yaguma hano maze akadufasha. Naho Nasa ati none se ubundi umurebye urabona uriya hari ikintu kimwe ashoboye? Naho mushiki we ati oya wigira ikibazo,
ndabizi neza ko rwose bizatanga umusaruro. Uyu mushiki rero wa Nasa yari umwana mutoya nyine ufite imyaka nka 14, 15 gutyo. Mu masaha y'ijoro rero baryamye, Nasa yagiye kumva yumva umuntu ari gusakuza. Yaje muri salo maze asanga ni Tiana wari uri kwirebera televiziyo ariko anasakuza cyane. Noneho yasanze ari kwinywera akayogati, nyamara akangaka Nasa yari yakiguriye azi ngo azakanywa umunsi ukurikira. Agikubita amaso uyu mukobwa ari kumunywera yogati, ari kwirira n'ubunyobwa bwari buri hano, yahise amubaza ati nizere ko atari yogati yanjye. Naho rero Tiana ati nayisanze mu gikoni mba ndayifashe kubera ko nkunda kwirebera televiziyo, ariko nyine hari n'akantu ndi gushyira mu kanwa. Naho rero Nasa ati ikindi gihe ntugafate ibintu bitakugenewe kubera ko njyewe ntabwo ibyo bintu mbikunda, ikindi kandi ibyo ukunda n'ibyo udakunda ntabwo bindeba. Nasa yahise amubwira ati ikindi kandi gabanya volume kuko turiryamiye. Naho rero Tiana yaramubwiye ati mumbabarire ntabwo rwose bizongera ukundi. Mu gitondo rero barabyutse maze bajya ku kazi. Bakigerayo rero Nasa yahise abwira Tiana ati n'ikindi gihe sinzongera kugutanga ku kazi, buri gihe nzajya ngusanga hano. Yahise amuhereza inkweto rero atakira zino nkweto ugiye kuzisiga sirage. Jessica rero witegereje uyu mukobwa Tiana maze akabona ko rwose ibintu bari kumubwira bisa nkaho ntabyo azi, yaramubwiye ati reka nze maze ngufashe. Naho rero Nasa yahise abwira Jessica ati wowe ngiye kugutuma, hita ugenda kandi wihute. Yahise amutuma rero, ariko mbere y'uko Jessica agenda yahise yongorera Tiana ati wowe urabanza nyine uzoze neza uzihanagure kugira ngo uze kubona kuzishyiraho sirage nta mwanda uriho. Nyamara n'ubundi nubwo yarabwiye ibi byose Tiana, ariko Tiana byasaga nkaho ntacyo yumvisemo. Yitegereje rero izi nkweto arazireba ayoberwa icyo ari buzikorere, yayobewe aho ari buhere, maze ahita abwira nyine Nasa ati ndakwinginze mbabarira rwose umfashe kubera ko ntabwo nzi ukuntu nasiga izi nkweto sirage kuko ntabwo ndabikora n'umunsi n'umwe. Naho rero Nasa yahise amubwira atari ko se nk'ubwo uri kwigira ute koko, uzi kuri kwigira utariwe neza? Ejo wowe ubwawe witegeye tagisi ubura amafaranga yo kuyishyura, none uri kuvuga ko utigeze usiga sirage n'umunsi n'umwe mu buzima bwawe. Gute waba utarabikoze ko bigaragara ko rwose uri umwana wavukiye ahantu ibyo bintu babikora? Kubera ko ntabwo wakabaye ubura amafaranga yo kwishyura tagisi niba koko nyine uri uwo mu bakire. Ibyo rwose byo kunyigiraho uwo utari we ntabwo mbishaka. Siga izo nkweto kandi uzisige neza nzibone zikeye. Yahise anigendera rero maze asiga uyu mukobwa wenyine hano. Yarebye inkweto abura ikintu azikorera neza. Tiana rero yabonye bimuyobeye maze abafashe nyine sirage n'intoki asiga za nkweto nk'uzisigaho rwose amavuta. Ubwo nyine yari ari gusigisha intoki. Mu kanya gatoya Nasa yaragarutse yitegereje izi nkweto, yarumiwe nawe ubwe. Yahise abwira uyu mukobwa ati nuko se mu cyaro iwanyu musiga? Naho rero uyu mukobwa Tiana ati mu cyaro iwacu sinzi uko basiga, ariko ngewe ndakeka ko nasize neza, nakoze akazi k'indashyikirwa. Uyu musore yahise amubwira atongera uzisubiremo gira vuba. Tiana yenze nko kurira maze afata izi nkweto ari kuzitegereza. Gusa nanone Nasa yari yongeye yasohotse. Muri kano kanya rero kubw'amahirwe yagiye kubona abona Jessica aragarutse. Atumva ngize Imana kugarutse, reba zino nkweto ukuntu nazisize neza, ariko birangiye Nasa ambwiye ngo ntabwo zisize. Jessica rero akizikubita amaso yarasetse yicara hasi kuko kwihangana byaramunaniye. Yaramubwiye ati ni gutya se usiga? Naho rero Tiana ati yego niko nasize. Uyu mwana rero yahise amubwira ati noneho reka nkwigishe uko basiga neza. Yafashe rero brose maze nyine amwereka uko ari busige. Aranamubwira ati wowe ahantu uri kubona akavumbi kenshi jya uba ariho wibanda nyine uhanagura. Yarabimweretse noneho Tiana ahita abimenya. Mu kanya gato rero Jessica yagiye kuzana ibyo kurya. Hano rero muri iki cyaro bacuruzaga ibyo kurya
babifunze mu mashashi, nyamara byabaga ari ibyo kurya bishyushye, umuceri ushyushye n'ibindi bishyushye byose bakabifunga mu ishashi, ku buryo wabaga ubona ishashi yabize byunzwe neza neza. Yazanye rero ibyo kurya maze ahera nyine kuri Nasa aramuhereza, ubundi ahereza na Tiana ati ibi ni ibyo kurya byacu bya saa sita. Tiana yarabyitegereje ati ibyo kurya bya saa sita? Ati none se gute bafata umuceri n'ibindi byo kurya maze bakabipfunyika mu ishashi? Ntabwo se bazi yuko ari bibi kandi bitera indwara gushyira ibintu nyine mu ishashi bishyushye? Naho rero Jessica ati nyine hano niko babigenza, kubera ko hano ntabwo haba nyine amapapiye aluminium cyangwa se amasahani nyine badushyiriraho. Ushaka isahane gusa wajya mu rugo nyine maze ukajya kurirayo ukongera ukagaruka. Tiana rero kwihangana nyine byabaga byamunaniye ati ni ukuri ntabwo nzi ko ibi byo kurya nabasha kubirya byari biri mu ishashi. Nasa rero yahise amubwira ati ariko wa mukobwa we uriyemera, ariko uba wiyemera n'iki? Niba udashaka kubirya nta kibazo, hari umuntu umwe muri twebwe uri buze kurya ibya babiri nta kibazo, kubera ko n'ubundi wowe ntabwo bikeneye, ubwo nuko udashonje. Jessica rero yatangiye kumwinginga ati hoya rata wireka kurya kubera ko inzara yazakwica, kubera ko hano nyine ni uko ibintu biba bimeze. Ihangane kandi ntacyo uri bube, wowe nyine ifatira amafunguro ubwo no kumwereka nyine uko ari buze kurya. Gusa burya mu buzima ni ingenzi ko rwose uko waba umeze uko ariko kose, amafaranga waba ufite ayo ari yo yose, ni byiza ko umwana amenya ubuzima bwose uretse ubwabamo, akamenya n'uburi munsi ye cyane, kuko rwose umunsi umwe aba azahura nabwo byanze bikunze. Nk'ukuntu Tiana yari abangamiwe no kubona ibintu bishya gusa hano hantu yari ari, iyo aza kuba hari ahandi hantu yigeze ajya ntabwo rwose ibi biba byaramubayeho, ariko wabonaga ameze nk'ubihiwe n'ubuzima, kandi nyamara atari ko abishaka, atari uko asanzwe ari umwirasi, ahubwo kubera ko ibintu byose yari ari kubibona ku nshuro ya mbere uyu munsi. Umunsi umwe rero Tiana kubyuka byaramunaniye, kubera ko ni ubwa mbere nyine yari amaze iminsi yirirwa akora akazi mu rugo iwabo. Ntabwo ari uko nguko ibi ngibi byari bimeze. Hanyuma rero yarananiwe cyane, maze kubyuka biranga. Yabwiye rero Jessica ko yumva atameze neza, maze Jessica aramubwira ati nta kibazo, sigara wiryamiye, ndaza kubisobanurira umuvandimwe wanjye. Jessica yageze ku kazi maze Nasa amubaza aho Tiana ari. Jessica rero yamubwiye yuko atameze neza, yamusize aryamye kugira ngo abanze aruhuke. Nasa yahise asubira mu rugo maze aragenda afata amafurusheti niyo yamukanguje, yarayahondaguye ku buryo Tiana yakangukiye hejuru atekereza ko ahari nk'abajura baje kumwiba. Yabajije rero Nasa impamvu ari kumukangura gutya, naho Nasa ati urabizi neza ko uryamanye amafaranga yanjye, ufite amafaranga yanjye utaranyishyura, nta mpamvu rero zo kuryama hano, ntabwo ariho waje kuryama. Niba wumva ukeneye kuryama mpereza amafaranga yanjye maze ubone uryame. Ibihumbi 10 rero byaragiye bihagamba Tiana, byaramuhagamye ku buryo nawe rwose yari asigaye yumva bimugeza ahantu. Yakomeje rero gusaba imbabazi Nasa kugira ngo nibura aruhuke. Nasa ati ibyo ntabwo bindeba, njyewe se ko nagiye ku kazi urandusha iki, byuka agira vuba. Yaramubyukije maze Tiana abura uko abigenza nyine arabyuka. Hanyuma rero bageze ku kazi, Nasa yahise amubwira ati hanyuma rero ngiye kugutuma ku isoko, hari ubudodo ndi kubura maze ujye kubugura. Tiana rero yarikanze ati ubudodo? Ati ku isoko? Ati none se ko ntarajya ku isoko na rimwe, ndamenya ari hehe, ndamenya mbigenza nte? Naho rero Jessica yahise amubwira ati nta kibazo ndaguherekeza. Nasa yakubise ijisho Jessica ahita amenya icyo amubwiye maze ahita amubwira ati nta kibazo. Ubwo nyine ni nk'abera amubwira ati ntabwo ndi bumuherekeze. Tiana rero yumvise nyine ibintu bimucanze, atari ko ni ukuri ntabwo ndagira ku isoko na rimwe. Naho rero Nasa ati rega ibyo ntabwo bitureba, umuntu ungana nawe ni gute ataragera ku isoko na rimwe? Uyu nguyu uri kugusobanurira, uri kukubwira ngo aguherekeze, ntumurusha imyaka myinshi cyane, gute umuntu ungana nawe yaba ataragera ku isoko? Tiana rero yahise abaza Jessica ati none se iryo soko riri hehe? Naho Jessica yarahamurangiye aramubwira ati gusa nyine ni isoko rinini, witwararike rwose utaza kubura. Tiana rero yaragiye nyine maze ajya mu isoko
Amasaha rero yaragiye ashira ari menshi kandi mu by'ukuri ntabwo hari kure cyane ku buryo ari kumara ayo masaha yose atarataha. Jessica yatangiye guhangayika maze atangira kubwira musaza we ati ndumva rwose umutima utari hamwe, ndi kwibaza icyaba cyabaye kuri Tiana kubera ko ukurikije igihe yagendeye yakabaye yaje rwose. Nasa rero yaramubwiye ati ubwo nyine ni uburangare bwe, wabona hari nk'abantu bahuye maze bakaba bari kwiganirira, naho Jessica ataganira n'abantu bataziranye se ko nta muntu n'umwe azina hano. Ikindi kandi akaba ari ubwa mbere yaragiye mu isoko, njye rwose ndumva mfite ubwoba. Amasaha rero yaragiye arisunika maze ku mugoroba haragera. Nasa rero nawe yatangiye kugira ubwoba bwinshi, yatangiye kubwira mushiki we ati ntakubeshye noneho nanjye umutima watangiye kumvamo, ndi kwibaza ahantu Tiana yaba ari, aya masaha ni menshi cyane, noneho rwose nanjye ntangiye kwiheba, ubu se ni iki cyaba cyamubayeho? Batangiye rero kumushakisha ariko mu by'ukuri nta nubwo bari kumubona. Ubwoba rero bwarabishe maze Nasa atangira kubwira Jessica ati iyo nza kumenya ko biri bugende gutya mba nakuretse mukajyana, numvaga ari ubunebwe kuko ntabwo numvaga ukuntu umuntu w'umukobwa ungana kuriya yaba ataragera mu isoko. Jessica yaramubwiye ati njyewe rwose nkurikije ko iminsi tumaze tubana, ikigaragara ntabwo uyu mukobwa ibintu by'ubuzima bwo mu cyaro abumenyereye. Bumaze kwira rero rwose igihe hari hatangiye no kuba hatakibona, iki gihe nyine Nasa ndetse na Jessica bari bihebye rwose, ubona ibibazo byabarenze. Bagiye kubona rero babona Tiana aratungutse, ibyunzwe byamurenze, yari ari kumwe n'undi mumama maze ahita asezera uyu mumama ati murakoze cyane, ni ahangaha nari ngiye rwose murakoze. Uyu mumama rero yahise yigendera maze Tiana yinjira hano ubona ari kwihanagura. Naho rero Jessica yahise amuhobera ati Imana ishimwe uraje, twari twahangayitse, ubwoba bwari bwatwishe, nari ntangiye n'ukuri kugira ubwoba noneho bukabije. Tiana rero yahise amubwira atumva ati ntabwo wamenya ibintu byambayeho, ati ririya soko ni rinini cyane, nabanje ndayoba ngize Imana mbona ngeze kuri bwa budodo ndabugura, hanyuma maze kubugura gusohoka mu isoko byambereye ikibazo kuko nakomezaga nyoba nkongera ngasubira aho navuye. Ngize Imana rero none nsohotse mbonye ngeze inyuma y'isoko, noneho hano nahayobewe neza nayobye. Iyo ntaza kuza guhura n'uriya mumama ngo maze murangire yumva hazi anzane, nta nubwo rwose nari kuza kubera ko nari namaze kujya mu cyerekezo gitandukanye n'icya hano. Ntakubeshye nanjye ubwoba bwari bwanyishe, natekerezaga ko ahari noneho mbuze burundu. Nasa rero yariruhugije mu mutima ariko nanone ntiyabyereka uyu mukobwa, yahise amubaza ati none se ubudodo wabubonye? Naho rero uyu mukobwa Tiana ati yego nabubonye, yahise abumuhereza, gusa wabonaga rwose ameze nk'umuntu ugifite ubwoba bwinshi. Jessica yahise amubwira ati ihangane ni ukuri, ngaho rwose komera, gusa ubyumve ko umutima wendaga kutuvamo. Mu kanya gato rero Nasa amaze kugenda, Tiana yahise abwira Jessica ati none se buriya umusaza wawe noneho ntiyari yishimye ko ntari bugaruke? Naho rero Jessica ati cyakubwira ukuntu ahubwo yari yahangayitse, sinzi impamvu akubonye akagerageza guhindura uko yari ameze mu kanya. Tiana rero yahise amubwira ati sinzi impamvu umusaza wawe anyanga, umusaza wawe rwose ubanza atari umuntu mwiza. Naho Jessica ati hoya ni umwana mwiza rwose kandi uzamumenyera ndabizi. Tiana rero yari ari kwinanura amubwira tumva ndumva umubiri wose uri kundya n'amaboko ari kundya n'amaguru, ahantu hose ari kumbabaza. Jessica ati nitugera mu rugo ndaza gushyushya utuzi ngo ukande maze ngukorere ka massage ndebe ko rwose wamera neza. Tiana yahise aseka ati rata urakoze. Undi munsi rero haba ari muri weekend, Tiana aba yicaye muri salo maze akajya kubona akabona Jessica arahise n'imyenda afashe n'indobo mu ntoki. Yahise amubaza ati none se ugiye gukora iki n'ibyo bintu byose ufite? Naho rero Jessica ati ngiye gufura imyenda yanjye. Tiana atangaye ati ugiye gufura imyenda yawe? Ati none se ugiye kuyifura? Tiana rero yahise amubaza ati none se iyo ndobo urayikoresha iki niba ugiye gufura? Jessica rero yahise amubwira ati indobo nyine niyo ndi buze gufuriramo. Tiana ati gufurira mu ndobo? None se ibyo ngibyo bibaho? Jessica rero yaratangaye ati none se ni ubwa mbere wumvise ko bafurira mu ndobo? None se mwebwe iwanyu mufurira mu ki? Naho rero Tiana ati mu mashini nyine zifura.
uyu mwana rero yahise amubwira ati urumva nyine ibyo ni ibintu byo mu bakire, twebwe ntabwo ibyo ngibyo twabishobora kubera ko ntabwo twabasha kugura imashini ifura, urumva nyine twebwe twamenyereye gufurira mu ndobo, nuko nyine nibwo buzima tubayeho. Tiana yahise amubwira ati noneho reka ujye kunyigisha nyine ukuntu bafurira mu ndobo, ndumva nshaka kubimenya. Jessica ati none se biraba ari ubwa mbere ugiye gufura imyenda yawe? Tiana ati cyane, biraba ari ubwa mbere rwose ngiye gufura imyenda kubera ko nta na rimwe nigeze mbikora. Agiye guhaguruka rero ngo bagende ajye kumwigisha, hahise haza Nasa warakaye ati ariko wa mukobwa we utazi gukora ikintu na kimwe, gute wicaye ahangaha wimejeje neza ibyombo biri hariya mu gikoni utigeze ubyoza? Tiana ati none se ninjye wari kubyoza? Mbese ibintu byose bamubwiraga yaratungurwaga kuko yumvaga nyine bisa nk'aho ari ubwa mbere rwose yumvise ibyo bintu mu matwi ye. Naho rero Nasa ati hanyuma se wari uzi ko ari njye ndi bubyoze? Ndavuze ngo mu minota itarenze 10 nsanga biriya byumbo wamaze kubyoza neza. Tiana rero yahise abwira Jessica ati simba nakubwiye ko musaza wawe ari umuntu mubi, ati gusa nyine reka njye kubyoza ataza kongera kandi akambwira nabi. Kano kanya ntabwo yarabashije kujya kwiga gufura, gusa nyine yabwiye Jessica ko agiye kubyoza vuba vuba maze akaza akamwigisha. Tiana rero wari waratangiye kwiga kudoda inkweto ndetse rwose akaba yanasana nyine izifite ikibazo zikongera zikaba nshyashya, yari amaze kubimenya neza cyane cyane rwose, asigaye ndetse anakora zimwe na zimwe. Umunsi umwe rero hari umukiriya wari wazanye urukweto ngo barumusanire dore ko rwose rwari rumeze nabi. Uru rukweto rero Tiana niwe warwegereye maze ararusana, yaruhinduye rushyashya neza neza. Umukiriya rero umunsi yaje kurutwara ntabwo Tiana ndetse na Jessica bari bari hano, ahubwo hari Nasa wenyine. Nasa rero yahaye umukiriya izi nkweto maze uyu mukiriya w'umumama akizikubita amaso yarumiwe ati mbega uzi ko wagira ngo niko naziguze zimeze, gusa nyine mukora akazi k'indashyikirwa. Ikindi kandi ndaje rwose mbabwirire abantu bose bo mu muryango wanjye n'inshuti zanjye zose maze bajye baza hano mu bakorera inkweto kubera ko ndabona mukora neza cyane. Yashimiye nyine Nasa cyane ndetse amwishyura amafaranga, arangije arenzaho ibihumbi 10. Yaramubwiye ati aya mafaranga rero ndengejeho nayo kubashimira ko mwakoze umurimo w'indashyikirwa. Nasa yarumiwe kubera ko izi nkweto bagombaga kuzishyura amafaranga atarenze n'ibihumbi 3 gusa kuba bazikoze, ariko noneho yararengejeho ibindi ibihumbi 10. Nasa rero yaramushimiye cyane arayabika, ariko yari abizi neza ko aya mafaranga bisa nkaho rwose ataraye kubera ko yari ay'uyu mukobwa wazikoze. Yaratashye rero maze ageze mu rugo yafashe aya mafaranga ayahereza Tiana. Tiana yararebye ati none se urashaka kuntuma iki? Naho rero Nasa ati ntabwo nshaka kugutuma, ahubwo aya mafaranga ni ayawe, n'ay'inkweto wakoze, none rwose umukiriya yayasize ngo izi nkweto zikoze neza, ubwo rero ni ayawe. Tiana rero yaramubwiye ati nibyo se? Umukiriya yasize aya mafaranga yose kubera ko namukoreye inkweto. Yari yishimiye maze atangira kubyina, gusa aya mafaranga yarayafashe maze ayasubiza Nasa ati gusa ndishimye cyane kuba rwose nakoze ikintu kigashimwa n'umukiriya, ariko nanone aya mafaranga ntabwo ari ayanjye n'ayawe kuko urabizi ko nkuri mu mwenda, rero aya mafaranga yagumane. Nasa rero yaramubwiye ati hoya, aya rwose ntabwo nayiyishyura, aya yajyane kubera ko nayo baguhaye bagushimira, njyewe nta kibazo nzajya ngumana ayo bazajya banyishyura. Yaramubwiye ati yagumane nta kibazo rwose ndayaguhaye. Tiana byaramurenze, yarabyinnye, ibyishimo byaramurenze maze atangira nyine kubwira Jessica ati ntabwo ushobora kubyumva, ntushobora kumva ukuntu ikintu kiremereye. Ni ubwa mbere mu buzima mbashije gufata amafaranga mu ntoki nakoreye ubwanjye, nakoreye n'amaboko yanjye maze bakayanyishyura. Uyu niwo mushahara wa mbere mbonye kuva navuka, iyo mafaranga ya mbere nkozeho ari njye nayakoreye nayabiriye ibyuya. Jessica rero yaramubwiye ati ariko ni ukuri ndishimye nanjye kuba rwose umurimo wawe umaze kujya ushimwa na buri muntu wese.
bwarakeye rero dore ko rwose byasaga nk'aho Tiana yari adasinziriye ari gutekereza kuri aya mafaranga byamurenze, maze ahita abwira rero Jessica ati ndifuza rero ko twajya ku isoko maze tukajya guhaha muri aya mafaranga. Baragiye bajya ku isoko maze aya mafaranga bayaguramo inyama, barazizanye barateguye amafunguro nyine adasanzwe hano mu rugo, kubera ko rwose byasaga nk'aho ari ikirori kuri bo. Bamaze rero gutegura amafunguro maze bajya guhamagara nyine Nasa yaraje akigera muri salo asanga nyine ibintu byahindutse. Jessica rero yaramubwiye ati uyu munsi rero tugiye gufata amafunguro Tiana yahashye mu mafaranga ye. Nasa yahise avuga ati hoya ntabwo ibyo bishoboka, ntabwo rwose narya ayo mafunguro Tiana yaguze. Naho rero Tiana yaramubwiye ati ndakwinginze nciye bugufi imbere yawe, mbabarira rwose unyubahe maze dusangire aya mafunguro. Impamvu nateguye aya mafunguro nta yindi nuko nyine nabafashe nk'umuryango wanjye kuko ni mwebwe rwose mumba hafi. Ikindi cya kabiri, aya ni amafaranga ya mbere nakiriye mu buzima nayakoreye, nifuje rero ko tuyakoramo ikirori maze rwose tukishima. Hanyuma kandi nifuje nyine ko twayaguramo ibyo kurya mutari muherutse kurya. Izi nyama rwose naziguze kugira ngo tuzisangire maze twishimire aka kazi nyine nari nakoze. Nasa rero yarabyumvise maze ahita amubwira ati gusa ntabwo wakumva ukuntu nyine nanjye ntunguwe, kubera ko sinibukaga ngo mperuka kurya inyama ryari, kandi n'ubundi nta nubwo nzi ngo nzongera kuzirya ryari. Ibi ni ibyo kurya tutajya dukunda kubona rwose mu buzima bwacu, kubera ko ukurikije ibibazo tuba dufite ntabwo twabasha kubyigurira. Baricaye rero bafata amafunguro, barishima, baraseka, noneho baraganira. Wabonaga nyine bose bahuje urugwiro, ndetse uyu munsi Tiana yongera kubashimira kuba baramwakiriye iwabo. Nubwo rwose bahujwe n'ibibazo ariko baramwakiriye kandi bamubanira nk'umuryango. Uyu munsi rero kandi Tiana noneho yari yishimye birenze, kuko mu buzima bwe ni ubwa mbere yaragiriye abantu akamaro. Ni ubwa mbere nyine nibura yaragaburiye abantu, akabagaburira mu mafaranga yakoreye. Yumvaga rwose ari ibintu birenze, yarabibabwiraga agakomeza abibasubiriramo. Undi munsi rero wakurikiye, Nasa aba ari ku kazi, umukiriya aza kureba inkweto ze, maze Nasa akigubita amaso uyu mukiriya agahita atekereza ko atigeze zikora, kubera ko aba yarazibagiwe neza. Uyu mukiriya rero yahise atangira kumubwira nabi cyane ati mpereza inkweto zanjye, ariko nanone sinzagaruka hano, kandi murabizi ukuntu nari umukiriya w'imena, nahoraga mbazanira n'abandi bakiriya, ariko murantengushye cyane, mpereza inkweto zanjye gira vuba. Nasa rero yarazimanuye aho zari ziri maze arazimuhereza. Uyu mukiriya agikuramo izi nkweto yasanze zikoze neza cyane, maze ahita aseka ati cyakoze rwose nari mbizi ko wanyinishaga, kubera ko ntabwo urantenguha n'umunsi n'umwe. Uyu munsi se bwo wari kuba untengushye, nari mbizi rwose ko wikiniraga, burya bwose zari burage. Nasa rero nawe wabonye ko inkweto zikoze yahise amubwira ati yego rwose zari burage nyine, nagira ngo ndebe uko wakwifata uramutse usanzwe tutazikoze. Kandi nyamara we rwose yari azi ko zidakoze, gusa kuko yarabonye ko zikoze yagerageje kwigira nk'aho nyine yazikoze. Uyu mukiriya yarishimye, maze nanone kandi yongera kumuha kandi gatipu kubera ukuntu yari yabikoze neza. Nasa yasigaye ari kwibaza ati izi nkweto se kandi ninde wazikoze? Yageze mu rugo rero abaza Jessica ati mbwira, inkweto za wa mukiriya wacu ubwo yamubwiraga n'izina ni we wazikoze? Ko rwose nari nzi ko nazibagiwe neza, gusa ubyumve twari tumutakaje, ariko kubw'amahirwe nasanze warazikoze. Jessica ati reka rwose ntabwo ari njye nazikoze, ahubwo uwazikoze ni Tiana. Uzi ko ari Tiana wazikoze? Tiana asigaye azi gukora inkweto biteye ubwoba. Nasa rero yahise amubwira ati ni Tiana, yarabyibwirije se? Naho rero Jessica ati yego, asigaye nyine areba inkweto zose baba bazanye hariya tutarabona umwanya wo gukora, maze zose akazikora, kandi azikora neza cyane. Buriya narabikubwiye ko rwose ko buriya mukobwa yaraje mu buzima bwacu akanadufasha, ari ibintu nyine bizatuma akazi kacu noneho kagenda neza. Nasa yarishimye maze abwira nyine Jessica ati ibyo wambwiye nibyo rwose,
gusa ndishimye ubyumve, uno mukiriya kandi n'ubundi yadusigiye agatipu, gusa nyine ikintu gitangaje ni ukuntu yazikoze neza ku buryo umukiriya yazirebye agahita yishima cyane. Ariko ni ukuri muri ako kanya nari mpangayitse, natekerezaga ko tugiye kumutakaza n'ukuntu ari umukiriya utuzanira abandi bakiriya benshi. Jessica ati narakubwiye ko ngewe rwose ntajya mpitamo nabi, kuba naramuzanye hano ni icyemezo cyiza nafashe mu buzima. Umunsi umwe rero Nessa ndetse na Tiana baba bicaye bari kuganira, dore ko noneho baba basigaye baganira neza banaseka, baba bamaze kuba inshuti noneho bya nyabyo. Maze bari kumwe nyine Nessa yahise abwira uyu mukobwa ati ndagusaba imbabazi kubera ko nyine uriya munsi ntakwitwayeho neza. Naho rero Tiana ati ahubwo ninjye nagusaba imbabazi kubera ko rwose nakweretse ko nta kinyabupfura mfite, ariko mu by'ukuri uriya munsi ntabwo yari ngewe, ntabwo ari kuriya nsanzwe. Uriya munsi nari mfite ibibazo, nari mfite stress zendaga kunyica, niyo mpamvu rwose nari nitwaye kuriya, mbese twahuye mu gihe kibi, ariko ni ukuri mbabarire. Naho rero Nessa yahise amubwira tuzi ikintu gitangaje se, uko wakwitwara uko ariko kose ntibibuza abantu kugukunda. Reba nka mushiki wawe ukuntu akigukubita amaso yahise agukunda muri ako kanya. Tiana rero yaramubwiye ati gusa nyine ikindi kintu nshaka kukubwira, ntabwo nitwara nk'umukobwa ntari we. Yarashatse nyine kumubwira bya bindi ahora amubwira ko yigira nk'umwana wo mu bakire, nk'umwana wo mu bisubizo. Ati ntabwo ari uko byigira. Naho rero Nessa yahise amubwira ati nta kibazo rero, wikwirirwa wisobanura, nta mpamvu n'imwe rwose ufite yo kwisobanura. Nyamara kano kanya uyu mukobwa we yashakaga kumusobanurira neza nyine ngo amubwire ko uko ameze n'ubundi ari nayo famiye aturukamo, ariko yakuze. Ariko uyu muhungu ntabwo yigeze atuma nyine Tiana amusobanurira. Tiana rero yahise amubwira ati nta kibazo, noneho reka bigume gutyo. Ati gusa nanone ikindi kintu, nkunda umubano wawe n'umuvandimwe wawe, mba numva nifuza kubaho nk'amwe, nifuza kuba nagira umuvandimwe nk'amwe. Gusa nyine ayo mahirwe sinigeze nyagira kubera ko mu muryango iwacu ntabwo twigeze tubaho dushyize hamwe twumvikana, ntabwo twigeze tugira amahirwe yo kubaho nk'uko ubayeho n'umuvandimwe wawe. Muri kano kanya rero sinzi ukuntu Nessa yarebye mu biganza bya Tiana, maze ahita abona huzuyemo nyine amabavu menshi cyane kubera gukora akazi ataramenyereye. Wabonaga ko mu biganza bye rwose hajemo nyine ibintu bidasanzwe. Nessa rero arabyitegereje maze ahita amubwira ati umbabarire rwose kuba naratumye umera gutya, umbabarire kubw'akazi kose ndagukoreshaga nkagukoresha utaruhuka. Naho rero Tiana yaramubwiye ati ahubwo warakoze kunkoresha kuko nize byinshi mu buzima, namenye ibintu byinshi ntari kuzigera menya na rimwe. Ikindi kandi kariya kazi ngakora ngakunze, ndakishimira kandi nkigiramo byinshi cyane. Ibintu rero byagiye rwose bihinduka buhoro buhoro, dore ko noneho Nessa ari we wari usigaye yiyigishiriza Tiana uko bakora inkweto. Ndetse nyine iyo babaga bari muri atelier wabonaga babikora nk'imikino, wabonaga babikora bishimye, ndetse rwose Nessa yereka buri kimwe cyose bakora hano akakereka Tiana. Jessica rero yaje gukomeza kubitegereza, maze rwose aza kubona ko nyine wagira ngo basigaye bafitanye umubano udasanzwe. Umunsi umwe rero yabwiye musaza we ati ariko mbabarira umbwire, intambara hagati yawe na Tiana yararangiye, none rwose nsigaye mbona ntazi. Naho rero Nessa ati ceceka, ntukivange mu byanjye n'abandi bantu bakuru kubera ko wowe uracyari umwana. Naho rero Jessica ati ariko mbabarira umbwire, none se ko wagira ngo usigaye ukunda tantine Tiana? Naho Nessa ati hoya, ibyo se ubundi birakureba. Yahise atangira kumukubita imisego, maze nyine Jessica ahita arekeraho gukomeza kumubaza ibibazo. Umunsi umwe rero aba ari mu masaha y'ijoro, Nessa aba yicaye hano mu ntebe muri salo, afite nyine agenda ye ari kwandika.
ubona rwose yivuye inyuma ari kwandika ibintu byinshi. Sinzi ukuntu rero Tiana yaje akahamusanga maze ahita amubaza ati kubera iki utigeze uryama? Naho Nasa yahise amubwira ati mba ndi mu mibare, ntabwo wabyumva ukuntu mba ndi gukora budget ntazigera nanabona na rimwe. Tiana rero yahise amubwira ati kubera iki se uba uri gukora iyo budget utazigera unabona na rimwe? Naho rero Nasa yahise amubwira ko ari ibintu yifuza kuzongera muri atelier ye kugira ngo noneho ibe atelier nyine imeze neza igendanye n'igihe. Tiana yahise amwicara iruhande maze atangira gusoma ibintu byose yari ari kwandika. Yaramubwiye ati ariko buriya kwizera kurarema, igihe cyose ukizeye ko ibyo bintu uzabigeraho ndabizi neza ko uzabigeraho. Naho rero Nasaseka ati ntabwo bishoboka, ntabwo nabigeraho, ni amafaranga menshi ntabonera cyarimwe. Tiana yahise amubaza ati none se ayo mafaranga ni angahe? Nasa yahise amubwira ati ni 500. Tiana yaramubwiye ati hangane, yego ni menshi uyu munsi ariko ndabizi neza ko hari umunsi rwose uzajya kubona ukabona urayabonye. Nasa dutekereza ko se bizanyura mu zihe nzira? Tiana ati simbizi, ushobora no kuzicara ukabona amanutse muri parafo, simbizi, ariko ngenda byizeye ko uzayabona kandi icyizere kirarema. Nasa yahise amubwira ati reka ninezeze nyine nkomeze nikorere iyi budget, naho ubundi rwose ndabizi ko nyine amafaranga yo ntazigera nyabona. Iminsi rero yagiye ikurikira, aba bombi rwose bakomeje kugaragaza ibimenyetso byo kuba bakundana, nko kuba barahuriraga nko ku kintu maze bose bakarebana bagaceceka, ariko ukabona bisa nkaho rwose umwe yari afite ikintu ashaka kubwira undi ariko buri wese akicecekera. Iyo babaga bicaye muri salo begeranye, uko barebanaga mu maso wahitaga ubona ko rwose hari ikintu bashaka kubwirana, ariko nanone ntawatinyukaga kukibwira undi. Imibanire yabo rero yari imaze kuba myiza cyane, wabonaga ko rwose aba bombi bafite umubano wihariye. Umunsi umwe rero bari bicaye ku kazi, nta bakiriya bari bahari, nta n'inkweto noneho zari zihari zo gukora nyinshi. Bari bari kwiterera story, ubwo nyine ni Nasa ndetse na Tiana bari guseka ubona bishimye, bari kuganira nyine ibyo mu buto bwabo, bari kujya babwirana utuntu dusekeje maze bagaseka. Haje rero umukobwa wambaye neza cyane wari uvuye mu modoka kandi ihenze. Uyu mukobwa yaraje arabasuhuza maze ahita atangira kubabwira ati ntabwo rero munzi, ababwira amazina ye ati ngewe noherejwe na guverinoma, turi gutera inkunga abantu bafite inganda ntoya cyane zigitangira. Guverinoma rero yifuje kubatera inkunga kugira ngo muzamuke muve ku rwego rumwe mugere ku rundi. Amakuru twagiye tuyahabwa n'abaturage, nibo bagiye baduha amakuru y'abantu bafite izo nganda ntoya cyane zikeneye ubufasha, hanyuma rero n'uruganda rwanyu rwaje muri izo ngizo, niyo mpamvu rero narinje nyine kubareba. Naho rero Nasa yahise amubwira ati ho ibyo ntabwo bishoboka, ahubwo wabona nyine muri ba batubuzi, ubwo wabona ugiye kumbwira ko hari amafaranga ndi bubanze gutanga kugira ngo mumpe iyo nkunga. Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati hoya, ntabwo twebwe ari uko dukora, kuko twebwe turi guverinoma, ntabwo turi abatekamutwe. Uyu mukobwa rero Tiana yahise amwaka amadosiye yari afite ati zana mbanze ndebe ibyo uri kuvuga. Yarasomye nyine acishamo amaso maze ahita abwira Nasa atuzi ikintu gitangaje se, ibi bintu byemewe n'amategeko, biragaragara ko rwose atari iby'abatubuzi. Nasa yahise amubaza ati none se urambwiye ngo mbisinye nta kibazo, wamaze kurebamo ko nta kibazo byateza? Tiana ati nta kibazo na kimwe rwose, ndabona ari ibintu binyuze mu nzira za nyazo. Nasa rero yahise abifata maze arabisinya. Uyu mukobwa rero yahise akora mu gikapu yari afite maze amuhereza 700,000, dore ko nyine ariyo nkunga bari bamwemereye. Ati kandi iyi nkunga ntabwo isubizwa, ni ukugira ngo nyine mubashe kugira utuntu mwongera mu nganda zanyu zikure. Nasa yarishimye maze rwose biramurenga. Uyu mukobwa rero akimara kugenda, Nasa yahobereye Tiana maze yanga kumurekura. Ati ni ukuri ntabwo ndi kubyumva, sindi kumva ko aya mafaranga ari njye n'abanyafite, uyu mugisha sindi kumva ko ari njyewe wabujeho, gute ari njyewe ibintu byose bibayeho? Ndishimye ntabwo ushobora kubyumva. Yarapfukamira maze ashima Imana ati Mana ushimwe. Naho rero Tiana ati narabikubwiye ko ntazi inzira bizanyuramo, ariko sinzi impamvu
numvaga mfite icyizere kubera ukuntu ugira umutima mwiza kandi ukoresha imbaraga zawe zose, numvaga Imana izakumvira maze rwose ikagutera inkunga. Nasa ati njyewe ntabwo numvaga aho bizanyura, ariko ikigaragara cyo rwose ni Imana yabikoze. Nyamara rero ibi byose ni Tiana wari ubiri inyuma, ariko ntabwo yashakaga yuko Nasa amenya ibyo ari byo. Umunsi wakurikiye rero batangiye kujya kugura nyine twa dukoresho twose Nasa yari yaranditse. Birumvikana ko yagombaga no gusagura kubera ko yifuza guhunda amafaranga 500,000. Kano kanya yarabonye 700,000. Ibyishimo byari byose rero, atelier yabo baragiye barayivugurura bayigira neza, mbese bacyashya, bayishyiramo udukoresho twiza, noneho rwose ukabona ko umuntu uwo ari we wese yaza akayinjiramo maze akajya gukoresha inkweto. Byari ibyishimo, dore ko Nasa yari asigaye abwira Tiana ati nyamara ngewe iyo nkubonye mbona rwose uri marayika w'umugisha wanjye waje mu nzu yacu, kubera ko wanzaniye umugisha mwinshi. Nkeka ko ibi bintu byose ntari kubigeraho iyo utaza kuza mu buzima bwacu, kubera ko rwose wanzaniye umugisha. Naho rero Tiana ati mwari muwukwiriye kuko muri abantu beza, ndetse rwose mbafata nk'aho muri umuryango wanjye, ariko nanjye ndabanezererwa iyo mbonye hari ikintu mugezeho, iyo mbonye hari indi ntambwe muteye mu buzima, mba numva rwose binshimishije. Ibintu rero byari bimeze neza cyane, ndetse rwose ubona ko n'urukundo hagati y'aba bombi rukomeza kugenda rukura, nubwo nta muntu n'umwe wari wabasha kubwira undi ko amukunda. Umunsi umwe rero Tiana aba yicaye muri salo ari kwisomera igitabo, ubona rwose yatwawe n'inkuru yari iri muri iki gitabo, maze Nasa akamuturuka inyuma. Yahise rero amwambura icyo gitabo, maze Tiana ahita ahaguruka yiruka ati mbabarira, mpereza igitabo cyanjye rwose nari ngeze aharyoshye, wimbihiriza, uzi ukuntu se cyari kiryoshye. Naho rero Nasa wari uri no guseka ati urashaka igitabo cyawe, urashaka kugikomeza? Niba ugishaka rero hari ikintu ugomba gukora kugira ngo nkigusubize. Naho Tiana ati mbwira, ahubwo ugira vuba kuko watinze, icyo ari cyo cyose ndahita ngikora vuba kuko ndashaka igitabo cyanjye. Nasa rero yaramubwiye ati ngaho banza umpobere, kandi umpobere neza utuje, mbese umpoberane urukundo, apana ibintu byo kunkozaho imitwe y'intoki gusa ukaba uragiye. Umpobere neza nyine nk'umuntu uri guhobera umuntu bakundana. Tiana rero yahise amubwira ati ibyo byo ntabwo byashoboka, ndaguhobera nk'umuntu dukundana se, njye nawe turakundana. Naho rero Nasa ati ubwo nyine nta gitabo ushaka, kandi rwose nanjye n'ubundi nishakiraga kwisomera, ubwo reka nyine ngifate maze nisomere. Tiana rero yahise amwegera maze aramubwira ati ngaho reka nguhobere ubundi nyine unsubize igitabo cyanjye. Aba bombi rero byahise byikora rwose, bahita bahoberana batuje cyane, maze barebana mu maso. Bakirebana mu maso rero bombi bahise begerana gahoro, maze baba barasomanye. Mu kanya gato cyane Tiana yahise asunika uyu musore, maze ahita amwambura igitabo cye, ahita yicara muri salo arakomeza arasoma, ariko ubona afite isoni. Ni nako kandi na Nasa nawe wabonaga afite isoni, yabuze aho areba, maze ahita ajya mu gikoni. Yaragiye ahagaze wenyine atekereje ibimaze kuba, yaramwenyuye maze akajya yongera akagarura nyine ka gaseni uko kagenze, akongera akamwenyura. Nyamara Tiana yarasize muri salo, nawe ntabwo rwose yari akiri gusoma, kuko urebye ashobora no kuba yari afashe igitabo agicuritse, yari ari kwitekereza ibimaze kuba, maze nawe akamwenyura. Jessica rero wari umaze iminsi yitegereza musaza we ndetse na Tiana, yari amaze kubibona ko rwose hagati yabo harimo ikintu kidasanzwe. Umunsi umwe rero yasanze musaza we mu cyumba, maze aramubwira ati nubwo ndi umwana ariko jya umenya ko nzi ubwenge, mbabarira ndakwinginze, mbabarira umbwire mu by'ukuri ni iki kiri kujya mbere hagati yawe na Tiana? Ndabibona ko rwose mushobora kuba mukundana. Nasa rero yongeye kumucecekesha, ariko Jessica aramubwira ati hoya, imyaka mfite yego ni iy'abana, ariko nanone urabizi ko rwose ntekereza nk'abantu bakuru. Mbwira niba umukunda. Nasa rero yaramubwiye ati urabizi niwe mushiki wanjye wenyine ngira, ntacyo naguhisha, ndamukunda nibyo, ariko nanone mba mfite ubwoba bwo kumubwira ko mukunda, mba nibaza nyine ukuntu yabifata. Naho rero Jessica ati hoya, uzabimubwire, gusa ndishimye, uzi muramutse mukoze couple nakwishima cyane kuko
nkunda tantine Tiana, ni umwana mwiza, ni inshuti yanjye, noneho kandi nawe ndagukunda cyane urabizi, umva muramutse mukundanye nabikunda, ariko nanone ntugire ubwoba bwo kumubwira kubera yuko na Tiana njya ndeba ukuntu aba ari kukureba, iyo ari kukureba rwose mba mbona harimo ikintu. Ikindi kandi mu bintu byose yigeze anganiriza ntabwo yigeze ambwira ko afite umuntu bakundana, bishatse kuvuga ko rero ubwo rwose nta kibazo hagati yawe nawe, urukundo rushoboka nta kibazo. Nasa rero yahise amubwira ati nta kibazo ndabitekerezaho, gusa nyine biteye ubwoba. Jessica rero agisohoka hano yahise ajya kureba Tiana, maze nawe amubaza ibibazo nk'ibyo amaze kubaza musaza we. Tiana rero yaracecetse, ariko nanone uburyo rwose yacecetsemo Jessica yabonaga ari nk'aho Tiana ari kumwemerera ibyo amubwiye. Yahise amubwira ati ubwo rero niba ucecetse ni ukuvuga ko nyine uvuze yego ko ukunda nyine musaza wanjye. Tiana ati musaza wawe ni umwana mwiza cyane, ndetse rwose aho tumaze kumenyeranira nsigaye mbibona ko ari umuntu mwiza, ariko nanone ibyo gukundana ntabwo mbizi niba bishoboka, gusa nanone ngewe rwose mba numva mwishimiye nta kibazo. Jessica rero yari amaze gukuramo nyine akantu yashakaga kumva, yagira ngo yumve yuko musaza we naramuka abwiye Tiana ko amukunda atazamutera indobo. Umunsi umwe rero hari mu masaha y'umugoroba, Nasa yabwiye Tiana ko yifuza ko uyu munsi baza kurebana agafilime. Naho rero Tiana yamubajije akariko, maze Nasa amubwira agafilime kari karimo urukundo koko, kandi aka gafilime Tiana yaragakundaga cyane. Nasa yari amaze kubimenya ko uyu mukobwa agakunda, dore ko nyine kari agaseri. Tiana rero yarabimwemereye, ariko aramubwira ati kondisiyo ni imwe, nuko nyine uri bungurire ikintu ndi buze kureba ndi kurya. Urabizi ntabwo njya ndeba filime gutyo gusa, mba ngomba kuba mfite akantu ndi kunywa karyoshye, ndetse nkaba mfite n'akantu ndi kurya nako karyoshye. Naho rero Nasa ati hanyuma se mbwira nyine ibyo ushaka ndabikora nta kibazo. Tiana yahise amubwira ati nyine ubwo ndashaka kuri bungurire ka yawurute, ukaza no kungurira kandi utunyobwa cyangwa se injugu, nyine ikintu kimwe muri ibyo ndi buze kuba ndi kurya. Nasa rero yaramubwiye ati ntugire ikibazo rwose, ibyo ndabikora, ahubwo mbwira umubare ushaka nta kibazo ndabikora. Tiana yarasetse, maze nyine Nasa yaragiye ashaka ibyo bintu nyine yaramutumye, nubwo bwose bwari bwije ariko yarabishatse maze arabibona. Yaraje rero baricara maze batangira kureba agafilime, dore ko bari bajimije amatara. Urumuri rwa televiziyo nirwo rwonyine rwagaragaraga hano muri salo. Uko rero rwakubitaga mu maso ya Tiana, uyu musore yaramwitegerezaga cyane. Hashize akanya maze Tiana aramubwira ati ariko ubundi ko twaje kureba filime nkaba ndeba ahubwo ari njye uri kureba, televiziyo yaba yanyimukiye mu maso. Bose rero barasetse, maze nyine Nasa ahita amubwira ati ntakubeshye rero kuba concentre rwose byananiye. Ikigaragara cyo nuko rwose ibyo uri kuvuga ari byo, televiziyo yakwimukiye mu maso, kubera ko urukundo nakabaye ndi kureba hariya muri televiziyo, ahubwo ndi kurubona mu maso yawe. Tiana rero yaratunguwe, maze ahita yongera areba uno musore yitonze, ati ngo ngwiki. Naho rero Nasa wari utuje cyane yahise amubwira ati Tiana, ibintu rwose ndi kukubwira ni ibya nyabyo, ndagukunda, ndetse rwose iyo nkurebye mbona urukundo. Yatangiye rero kumubwira amagambo menshi kandi meza, ati ni ukuri umunsi twahuriyeho ni umunsi ntazigera nibagirwa, nubwo tutahuye mu buryo bwiza, ariko ni ukuri uriya munsi ni ingenzi kuri njyewe, kubera ko wabaye umugisha haba mu buzima bwanjye ndetse no mu buzima bw'umuryango wanjye. Hanyuma rero uko iminsi yagiye ishira nagiye nkubonamo ibyishimo byanjye. Ntakubeshye rero ndagukunda n'umutima wanjye wose, ntabwo nagukunze uyu munsi, nta nubwo nagukunze ejo, nagukunze kera, ahubwo binanira kubikubwira. Ariko nanone aho kugira ngo rwose nkomeze kunigwa n'ijambo, aho kugira ngo nkomeze kubabazwa n'urukundo, ndakwinginze uba ari wowe unyibabariza, unkorere icyo ushaka, ariko umenye ko ngukunda kandi ngukunda bya nyabyo. Uyu mukobwa wari watuje cyane, yasubije ku meza ibintu byose yari afite mu ntoki, yari ari kwitegereza uyu musore mu maso. Yahise rero amukurura
maze aramuhobera. Yahise amubwira buhoro ati none se ndamutse nkubwiye ko ibiri kukubaho nanjye aribyo biri kumbaho, ndamutse nkubwiye ko nanjye ngukunda kandi cyane, nyamara rwose natekerezaga aho kubihera nkumva ntabwo mpafite, ndamutse nkubwiye ko rwose nkwishimira kandi ni ukuri nanjye nkubonamo nk'umugisha wanjye, ndamutse nkubwiye ko ngukunda bya nyabyo wabyumva ute? Uyu musore rero yahise amubwira ati ni ibyishimo gusa, ndanezerewe ntabwo ushobora kubyumva, uyu ni umunsi wa kabiri nanone nishimye, uwa mbere niwo twahuye, uwa kabiri ni uyu nyemereye urukundo, wumve ko ungize umusore wishimye mu bandi basore bose bo muri kino gihugu. Barongeye barahoberana, ibyishimo byari byose, bahise batangira gusangira rero twa tuntu nyine Tiana yari ari kurya, ndetse nyine urukundo rwabo ku mugaragaro rwatangiye uyu munsi. Ibintu byagiye biba byiza ndetse rwose byabaye na ngombwa ko babibwira Jessica ko noneho basigaye bakundana bya nyabyo. Jessica yarishimye, umunezero wamubanye mwinshi, maze ababwira ko rwose niba hari ikintu cyamushimishije mu buzima ari iki ngiki bamubwiye uyu munsi. Umunsi umwe rero bari bicaye muri salo, kano kanya Tiana yari ari kubwira Nasa ati ntakubeshye njya ntekereza ukuntu naje hano maze ngasanga Imana ni umukozi w'umuhanga, tekereza ko buriya yo yari ibizi neza ko urukundo rw'ubuzima bwanjye nzarusanga muri iyi karitsiye, muri iyi nzu, kandi nyine kugira ngo nduhasange ari uko bazabanza kunyiba buri kimwe cyose nkabura amafaranga yo kwishyura, maze tugahura nasebye, aribwo bwa mbere nsebye mu buzima. Batangiye rero kubiseka, maze nyine Nasa nawe ahita amubwira ati noneho tekereza yuko Imana yari ibizi neza ko njyewe nimpagera nzigendera, ariko mushiki wanjye akaza akaba ari ukunzanira, uratekereza ariko ukuntu izo nzira zigoranye. Batangiye kubiteramo story maze batangira kubiseka, batuzi yuko niyo umuntu muzakundana yaba ari muri Amerika wagira impamvu ituma ujyayo uturutse muri kino gihugu cyacu, kandi mu buryo utabitekerezaga, nta hantu na hamwe Imana itagusangisha urukundo rwawe. Bakomeje kubiteramo story gusa bose bari bishimye. Ari Nasa yari ari kubwira uyu mukobwa ko aribwo bwa mbere mu buzima yishimye, ko aribwo bwa mbere kandi yakunze umuntu, nyamara ni nako na Tiana yamubwiraga ati nanjye mu buzima nibwo bwa mbere nakunze umuntu, nkamukunda ari njye mwikundiye, ari njye mwihitiyemo, maze rwose nkamukunda n'umutima wanjye wose. Jya utekereza ko ntazigera na rimwe nguhemukira, kandi sinzigera na rimwe ndeka kugukunda. Muri kino gihe kandi Tiana yari yarabaye korodoniye karifiye neza neza, kubera ko nta muntu n'umwe wari ukimurusha kudoda inkweto. Kari akazi yakundaga, yari asigaye abyuka azindutse maze akajya kudoda. Naho rero bya biryo byo mu ishashi yajyaga yanga, yari asigaye abirya yishimye, nta nubwo rwose yari akibuka ko biba biri mu ishashi. Naho rero icyerekeranye no gufura, yari asigaye afura imyenda y'uru rugo rwose akayifura mu minota itarenze 10. Mbese yari asigaye afura kurusha imashini, nta nubwo yari akibuka ko imashini zifura zibaho. Bwa buzima bwe bwa mbere bwose yari yarabwibagiwe, ndetse rwose asigaye yiyumvamo hano ari buri kintu cyose agikora kinezerewe. Umunsi umwe rero Nasa ndetse na Tiana baba bibereye iwabo ari muri wikendi, bari kwibyinira bishimye. Ibyishimo biba ari byose, baba bari kwibyinira uturirimbo dutuje, ari nako kandi banyuzamo bakihoberanira, bakamara umwanya rwose batanyeganyega, birebanira mu maso, ubibona ko urukundo ari rwose. Kano kanya rero Nasa yari ari kubwira Tiana ati gusa nyine mba numva ntazi uramutse uvuye mu buzima bwanjye uko byagenda, kuko rwose nahita niturira mu mwijima uru rumuri rwanjye. Kano kanya Tiana yari arimo kumubwira ko rero nawe rwose nta kintu na kimwe cyamukura mu buzima bwe, kuko ibyishimo bye biri iruhande rwa Nasa. Nyamara bakiri kuvugana ibi ngibi, hahise hinjira umugabo ubona wambaye neza cyane ndetse wiyubashye. Nasa akimukubita amaso yahise atangira kwibyiringira ati Senateri arakora iki mu rugo rwacu? Yagize ubwoba, yagize ngo ari kurota, atangira kwikoraho. Naho rero Nasa yari ari kumubaza ati ntabwo bishoboka, gute wagera hano? Nasa rero yahise abaza Tiana ati none se uramuzi? Uyu muyobozi uramuzi? Senateri rero yahise ababwira ati aranzi cyane kubera ko ndi papa we.
ni gute se uwumva yaba atanzi? Nyamara kubera ko yaramuhamagaye Tiana, uyu muyobozi yahise amubwira ati uyu ni umwana wanjye, ikindi kandi ntabwo yitwa Tiana, yitwa izina rya famiye yacu kuko ryari izina rizwi nyine, ikindi kandi uyu nguyu ureba hano afite umugabo yakoze ubukwe kubera ko nyine yari asanze bahagaze bameze ukuntu bigaragara ko rwose bari mu rukundo. Yahise amubwira ati kandi yamaze gukora ubukwe. Nasa rero ntabwo yabyumvaga kubera ko Tiana yari yarababwiye ko nta babyeyi agira, ko yabanaga na anko we ari nawe wamwirukanye. Nasa yatangiye kubimubaza, naho rero senateri ati ahubwo se ubu yatekerezaga ko nazigera amubona, yatekerezaga ko azanyihisha ubuzima bwose, ntabwo bishoboka. Yahise amufata akaboko maze ahita amukurubana. Yasize abwiye rero Nasa ati umwibagirwe kubera ko uyu nguyu ureba afite umugabo. Yahise amukurura cyane, naho rero Tiana yagendaga avuga ati hoya Nasa, ndagukunda, uru rukundo rw'ubuzima bwanjye, ibyo bari kukubwira ntabwo ari byo, uwo muntu bari kuvuga simukunda, barashaka kumukingira ku ngufu. Yamubwiraga amagambo menshi icyarimwe, nyamara papa we yari ari kumukurura amujyana ku modoka, maze birangira amutahanye. Nasa rero we yasigaye ari kwikubita ngo yumve ko rwose yaba akanuye, kuko yatekerezaga ibibaye byose akagira ngo ahari ari mu nzozi. Jessica rero utari uri iwabo yinjiye mu rugo abona hari gusohoka imodoka itabaho, imodoka itabonana. Yarayitegereje maze arebye neza abona bisa nkaho rwose muri iyi modoka harimo uyu mukobwa Tiana. Yagiye yiruka rero ajya mu nzu, ajya kureba nyine musaza we ati iriya modoka irimo Tiana ni yande? Naho rero musaza wese amubwira ati uriya ni papa we uje kumutwara, tekereza ko buri kintu cyose yatubwiye yatubeshye. Uriya mukobwa afite ababyeyi, ndetse ikirenze kuri ibyo afite n'umugabo, ntabwo ahubwo nzi impamvu yasize umugabo we. Gusa ndababaye ntabwo ushobora kubyumva ukuntu yakinnye n'amarangamutima yanjye, ukuntu yambwiraga yuko ankunda kandi nta wundi muntu n'umwe yigeze akunda, naho rwose afite umugabo. Ndumva agahinda kanyishe. Jessica rero ntabwo yabyumvaga, ati oya ntabwo bishoboka, n'ukuntu yabimbwiraga ababaye ambwira yuko onkle we yamwirukanye, ntabwo ndi kubyumva. Naho rero Nasa ati nyine ntabwo wabyumva, uriya mukobwa rwose ni umubeshyi. Gusa ndababaye, sinzi uburyo nabikubwiramo ariko ndababaye. Birumvikana rero ko na Jessica nawe yumvaga atunguwe, ndetse rwose yumvaga arakariye uyu mukobwa kuko yari amutengushye. Ariko nanone yari ari kubwira Nasa ati gusa ndifuza ko ngewe nakongera kubonana na Tiana maze akansobanurira, kubera ko buriya umuntu wese iyo atansobanurira ntabwo mba namenye ukuri nyakuri icyampuza nawe, maze rwose akanyibwirira buri kimwe cyose. Nasa rero yari ari kumubwira ko papa we ari senateri, naho Jessica yahise amubwira ati ariko rwose ibyo byo ntibintunguye, kubera ko uriya mwana birumvikana ko yari yaravuye muri famiye z'abakire. Wowe se ntabwo wumvaga ibintu avuga? Ibintu yavugaga n'ukuntu nta kintu na kimwe yari azi gukora. Akigera hano byagaragazaga ko rwose atabaga muri famiye iciriritse. Nasa rero yari ari kubwira Jessica ati hanyuma se kubera icyo atigeze atubwiza ukuri ngo atubwire ibi byose? Nyamara icyari gitangaje nuko inshuro nyinshi cyane yifuje kubwira Nasa ibya famiye ye, ariko ntamwumve, akamubwira ko rwose atari ngombwa ko yisobanura. Naho rero Tiana nawe akicecekera. Tiana rero akimara kugera iwabo, dore ko yari ari kurira, amarira yari yamurenze, ari kubwira papa ati ni ukuri ntabwo nshaka kubana n'uriya musaza, uriya musaza simukunda, simushaka. Naho papa ati wamushaka utamushaka mugomba kubana, kubera ko ibintu byose muri famiye yacu biri kugenda nabi, kandi nuramuka ukoze ubukwe n'uriya mugabo ibintu byose bizahita bikemuka. Naho rero Tiana ati ariko se papa ntabwo nkunda bigeze aho ushaka kungurisha, kubera iki? Ibyishimo byawe ushaka kubigurana n'ibyanjye? Niba nkubwiye ko ntamukunda, kubera iki rwose udashobora kunyumva? Papa ati nta jambo ryawe na rimwe nshaka, ahubwo tangira witegure kuko rwose ubukwe buri vuba, ndashaka ko ibi bintu biba bikava mu nzira. Tiana rero wari ufite agahinda kenshi yahise ajya mu gikoni, maze asangayo umukozi wabo. Yahise amutakuba akajwiga, yaramuneze ati ndakwica n'ubundi ndabizi yuko ibi byose ari wowe wabivuze. Nyamara uwari umukozi wabo ni wa mukobwa waje kwa Nasa, maze akababwira yuko akora muri guverinoma,
kubera ko ibi byose yari yabipanze na Tiana kugira ngo azanire amafaranga uyu musore. Niwe wenyine wari uzi nyine aho Tiana yari ari bya nyabyo. Akimukubita umunigo rero uyu mukozi yaramubwiye ati mbabarira ndakwinginze, ndabizi naraguhemukiye ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Papa wawe nawe yari agiye kunyica, yari yamaze kumbwira ko nintamubwira aho uri ari bunyice kuko yari abizi neza ko mpazi, kuko na mbere yose twari inshuti urabizi. Yari azi neza rero ko ahantu uri mpazi. Hanyuma rero mbonye ibintu binkomeranye, aho kugira ngo nipfire nahisemo kuhamurangira, niko kuza nyine kukureba. Nta yandi mahitamo nyine Tiana yari afite, yaramurekuye kuko n'ubundi ntacyo yari kumutwara, kandi nanone nta nicyo byari guhindura ku byabaye byose. Tiana rero yaragiye ajya mu cyumba, yanga kurya, yanga kugira ikintu na kimwe akora. Yari afite agahinda, yagumaga mu cyumba cye maze ntasohoke. Yibazaga ukuntu agiye gutandukana n'umukunzi we maze akajya gushakana n'umuntu atigeze akunda, maze akumva ibi bintu biramurenze cyane. Nyamara Nasa aho yari ari nawe byari uko, ntabwo yari agisubira ku kazi. Yari asigaye yirirwa mu rugo gusa, akirirwa mu cyumba cye, ntavuge, nta kintu na kimwe akora. Agahinda karamwishe. Jessica rero yageragezaga kumwihanganisha ariko rwose bikanga, kubera ko uyu musore yumvaga yarahemukiwe, yumvaga kandi abuze urukundo rw'ubuzima bwe kuko yumvaga uyu mukobwa yaramubeshye. Iminsi rero yaragiye irashira, bose ubuzima bumeze nabi cyane. Wa mukozi rero wo kwa Tiana yabonye ko rwose ubuzima bwa Tiana buri mu kaga, dore ko Tiana yari yaranamubwije ukuri, yaramubwiye ko yari yarikundiye uriya musore. Maze uyu mukozi afata umwanzuro wo kuza kureba uyu mukobwa rero yacunze umunsi umwe bamutumye ku isoko, maze ahita yigira kwa Nasa. Yagezeyo maze Nasa akimukubita amaso ati harya si wowe wa mukozi wa guverinoma, ugarutse se kandi gukora iki? Naho uyu mukozi kubera ko rwose yari anambaye nabi, anameze ukuntu, yese amubwira ati ngewe rero mu busanzwe nitwa kanaka, ndi umukozi wo kwa Tiana. Nasa akibyumva yaravuze ati ariko ni gute urugo rwose mwabashije kuntuburira? Uyu mukozi yese amubwira ati ni ukuri umbabarire ndakwinginze. Naho rero Nasa ati ushatse kuvuga se ko ya mafaranga yari yavuye kuri Tiana? Naho uyu mukozi ati yego. Ati nyine urumva nari nsohotse maze mbona Tiana ari kwihisha inyuma y'igipangu cyacu, nagiye rero kumureba ngo muvugishe, maze andangira ahantu ndi bujye gukura ikarita ye, maze nyine nkabikuza ariya mafaranga nkayakuzanira. Yambwiye nyine umupangu wose ukuntu umeze kuko atifuzaga ko nyine umenya ibye byose. Nasa rero wari wumiwe nyine. Uyu mukozi yese amubwira ati gusa ikintu kimwe nifuza kukubwira nuko nyine Tiana gukunda kandi bya nyabyo. Nasa ati ankunda gute kandi ari umugore w'umugabo? Uyu mukozi yaramubwiye ati hoya, ntabwo ari umugore w'umugabo, gusa nyine hari igisaza cy'igikire bashaka kumushyingira, ariko mu by'ukuri ntabwo bari abana, ntabwo bigeze basezerana, kandi ntabwo akunda uwo mugabo habe na gatoya, akunda wowe. Ndakubwiza ukuri ubu tuvugana ari mu mazi abira kuko ntabwo yishimye habe na gatoya. Ashobora no kwiyambura ubuzima tutarebye neza, nta kirya, nta kintu na kimwe agikora. Agahinda karamwishe kandi rwose aragukunda, icyo cyo ndakizi, nta nubwo ashaka gukora ubukwe n'uriya musaza. Icyiza rero ni uko wakora ibishoboka maze rwose ukamutabara. Gusa nyine uyu mukozi yahise asezera maze arigendera. Nasa yasigaye atekereza kuri ibi bintu maze abibwira Jessica mushiki we. Jessica rero yaramubwiye ati ni ukuri nanjye nuko rwose naburaga aho mbihera mbikubwira, ariko ndumva ukwiriye kurwanira urukundo rwanyu. Kubera iki se ubundi utamuha amahirwe yo kuzajya kumureba, maze nyine nibura mukaganira, ukaba wanamubwiza ukuri ko ukimukunda. Niba uwo nguwo rwose atamukunda, uzagende kandi muvugane, maze nibura gusobanurire buri kimwe cyose n'icyabimuteye, kubera ko ataragusobanurira ntabwo uramenya ukuri kwe kwa nyako. Nasa rero yumvise ari byo rwose, maze afata inzira no kwa senateri. Yatumye umuzamu ngo ajye kumubwirira Tiana ko amushaka, nyamara kano kanya
imodoka ya senateri yahise yinjira, maze senateri abamenye uyu musore, yahise ava mu modoka maze aza amusanga. Yaramubwiye ati ndakeka uri wa musore wabanaga na Tiana, warakoze kuba warafashe neza umukobwa wanjye akaba yari ameze neza. Naho rero uyu musore ati nta kibazo rwose, gusa nifuzaga kumubona. Senateri yaramubwiye ati ntabwo byashoboka kubera yuko umukobwa wanjye ari kwitegura ubukwe n'umugabo bagomba kuzabana. Uyu musore rero wabonaga nyine yabuze icyo avuga, yabuze icyo akora, yabuze n'icyo areka. Muri kano kanya rero umukozi wo kwa senateri yahise aza yiruka ati bosi tabara, tabara sinzi ibibaye, numvise ibintu byihondagura ndetse rwose numvise Tiana ari kuvuza induru mu cyumba cye, sinzi niba akiri muzima. Bose rero bahise biruka berekeza mu cyumba cya Tiana, ariko nyamara Nasa yabarushije intambwe maze yinjiramo mbere. Yahise asanga Tiana aryamye hasi ndetse yikase imitsi, amaraso ari menshi cyane. Uyu mukobwa yari ameze rwose nk'umuntu waguye igihumure, yari ameze nk'umuntu utakiri mu buzima. Nasa rero yahise aterura uyu mukobwa, bari gukoraho rwose bakumva ameze nk'umuntu wapfuye, maze ahita atangira kubwira senateri ati mufate imodoka vuba, mufate imodoka tumujyane kwa muganga. Bahise biruka rero bafungura urugi rw'imodoka maze amuryamishamo, kuko ntabwo bari gutegereza ambulance, ntabwo byari gushoboka. Bahise bamutwara kwa muganga, maze nyine muganga amwitaho, gusa yamaze umunsi wose atarakanguka. Nyamara Nasa yagumye hano akomeza kumwitaho nyine, gusa senateri yagezeho amusaba ko nyine yataha. Nasa rero yaratashye kuko nta yandi mahitamo yari afite. Gusa nyine yageze mu rugo maze akomeza kujya ahamagara wa mukozi wo kwa senateri amubaza uko uyu mukobwa yaba ameze. Bamubwiye rero yuko noneho yabashije gukira, ubu rwose ko ameze neza. Amaze gukira rero Tiana, wa mukozi yamubwiye ibyabaye wa munsi yikata, ko nyine Nasa yari yaje kumureba ndetse ko rwose ari nawe wamujyanye kwa muganga, ari nawe kandi wamwiriweho umunsi wose. Hanyuma rero senateri yabonye ko ibintu bigeze ahabi, aho umukobwa we yahitamo gupfa aho kubana na wa mugabo yari ari kumushyingira. Yabajije rero Tiana ati none se ni ibyanyabyo koko, aho kugira ngo ubane n'uriya mugabo wahitamo urupfu? Tiana yaramubwiye ati cyane rwose, ndetse nari nzi ko ndi bupfe, sinzi impamvu ntapfuye, ariko n'ubundi nzongera kuko ntabwo nabana n'uriya mugabo. Senateri rero yabonye ko rwose ibi bintu bitoroshye, maze aramubwira ati mwana wanjye, kuba Imana ikungaruriye mu buzima ni ubuntu bwayo. Hanyuma rero niba utamushaka rwose tuza, ntabwo nzigera mbashyingiranya, ubukwe burahagaze ndetse ndi bumuhakanire. Ibyo kuba bizinesi zanjye zitagenda neza ni akazi kabyo, bizagenda uko byakagenze, ariko nanone ubuzima bw'umwana wanjye ntabwo nabugurana bizinesi. Uriya munsi wari wikase, numvaga amaguru atari gufata hasi, natekerezaga ndamutse nkubuze maze nkumva nta kintu na kimwe naba nsigaranye ku isi. Rwose umwana wanjye ufite uburenganzira bwo gukunda uwo ushaka. Kano kanya rero Tiana yahobereye papa we maze aramubwira ati papa ndagukunda, ubundi uyu niwe papa wanjye, ni wowe nifuzaga mu buzima. Papa rero aramubwira ati mwana wanjye uruta byose kandi ubuzima bwawe buza imbere ya byose. Batangiye kuganira maze nyine papa wa Tiana aramubaza ati none se ubundi uriya musore mwabanaga ko nyine umunsi nza nabonaga rwose mumeze nk'abari mu buzima budasanzwe, ikindi kandi ukuntu yaje kukureba n'ukuntu yakwitayeho urwaye, wagira ngo rwose mufitanye undi mubano w'umwihariko. Mbwiza ukuri mwana wanjye, urabizi ko ntacyo wampisha. Tiana rero yahise amubwira ati papa ndamukunda kandi nawe arankunda, ubundi niwe rukundo rw'ubuzima bwanjye, turi mu rukundo. Gusa nyine ibintu byose byarangiritse kuko wamubwiye yuko nakoze ubukwe. Papa we rero yahise amubwira ati ariko mwana wanjye ntarirarenga, ubu rwose biracyafite igaruriro, ahubwo niba umukunda jya kumureba iminsi itaraba myinshi. Papa rero yahise amushyira mu modoka maze aramujyana amugeza imbere yo kwa Nasa. Yaragiye maze asanga Nasa yicaranye muri salo na mushiki we, ariko bari mu gahinda n'ubundi
ubona nta byishimo biri muri uyu muryango. Agihinguka mu muryango rero bose bahise bahaguruka. Tiana birumvikana yari akumbuye Jessica byo gupfa. Jessica yahise aza yiruka ati nari ngukumbuye, umeze neza? Yari no kumureba ku maboko ati barambwiye ibyakubayeho. Naho Tiana ati yego meze neza, narakize nta kibazo. Kano kanya rero Nasa yarahagaze ari kumwitegereza, nabwo wagira ngo ari kurota. Ati none kuje hano, papa wawe se ntari bukugirire nabi? Tiana aseka ati papa wanjye niwe unzanye angeza hano. Yaricaye rero maze atangira kubabwira buri kimwe cyose, ababwira ko kandi papa we yamuhaye uburenganzira bwo gukundana na Nasa, ko rwose biriya byose byarangiye kandi ko atigeze akora ubukwe n'uriya mugabo. Nasa rero yariruhukije maze yongera guhobera Tiana. Yaramubwiye ati noneho se ubu ngubu noneho uri umukunzi wanjye byemewe na papa wawe yabyemeye? Tiana rero yaramubwiye ati yego. Ati noneho nabwiye papa ukuntu nzi gukora buri kimwe, nzi guteka, nzi gukora amasuku, nzi gufura nkoresheje intoki, nzi no kudoda inkweto. Ntabwo ushobora kumva ukuntu ibyo bintu yabyishimiye, ndetse rwose yambwiye yuko niba ushaka noneho kuba umudozi w'inkweto uzwi cyangwa se ushaka gukora uruganda noneho ruzajya rukora inkweto, ntuzidode gusa ahubwo ugakora inkweto zikoze mu ruhu cyangwa zikoze mu bindi bintu nyine bihenze, rwose nta kibazo yiteguye kugufasha maze akagushingira uruganda runini, ubundi ugatangira kwikorera inkweto no kuzicuruza, ndetse rwose bakazajya bagushakira n'amasoko kuko papa yarakwishimiye cyane, yaragukunze. Ibi rero byari ibyishimo kuri iyi famiye, dore yuko Jessica na Nasa bahise bateranira kuri Tiana maze bakamuhobera bose, bakamubwira ko bamukunda, nawe akababwira ko kandi abakunda kurusha ibintu byose. Yahise kandi abwira nyine Nasa ko rwose papa wabo yiteguye kubashyigikira muri buri kimwe. Nasa yahise abwira Tiana ati no gukora ubukwe se? Naho rero Tiana ati cyane, iki ahubwo nicyo cya mbere. Kano kanya rero Nasa yahise amubwira tumva nta mpeta mfite, ariko nanone wanyemerera maze ukambera umugore? Yabivuga agapfukamye nta n'ikintu namba yifitiye. Tiana wari uri guseka ati ndabyemeye, ariko nanone harabura impeta. Nasa rero ntabwo yikize yihangana, yahise yiruka maze abashatse agapapuro yaragateranyije rwose agakoramo impeta maze yandikaho ngo ndagukunda kandi nzahora ngukunda. Yaraje rero kandi agapapuro ahita akambika Tiana ati iyi ni impeta y'ubudatandukana kandi rwose nzahora ngukunda ibihe byose. Tiana rero yarishimye cyane maze aramubwira ati nanjye ndagukunda. Yarahagurutse barahoberana, ibyishimo rero byari byose. Jessica yari anezerewe mu buryo atigeze anezerwa. Yabwiye musaza we ati ndishimye, ntabwo ushobora kubyumva, noneho ndi gutekereza ko Tiana agiye kuzaba uwacu ubuziraherezo, ndi kumva bindenze. Naho rero Tiana ati ahubwo ninjye nishimye, ntekereje ko mugiye kuzaba umuryango wanjye ibihe byose. Ndabakunda kandi ni ukuri muraba umugisha kuri njyewe. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.